nanasaba imbabazi. Wenda twari kuzana ingobyi n'utwenda tw'abana. Ibyo bizaza ko wari umfashije ibinogo birabyakunanira kubimfashamo. Agaswingenge. Ako birarahombye. Ahombye amayoga se. Ejo te mwana wa mama shareka no. Uyu kiri kumena abana amayoga ubumva urusereye. Rekura hanjye no. Je kugera gute? Kureba Bera. Turamubonye se? Namubuze. Izi sinjye wazeguze? Yego. Ntazo nkuhereza. Wamaye nyegende. Ntazo nkuhereza. Shaka amahoro. Ntazo nkuhereza. We nturahemebeka hambere. Reka ndakugende. Ufite ikihe? Waretse? Nka video y'abandi se. Waretse. Nyine shira hasi video y'abandi. Nayishize hasi. Matwi yanjye kiriyuzuje amayoga kirayazibije. Baba. Ngomba kuza witwaje hano. Ndakubwiye ngo please. Please kizi. Please. Nazi kwakizaho bikakurenga. Wareka. Nyegendera nasubize inzoga. Kagize uti kare ku manyogo. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Je t'aime trop. Nalinga mingwana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Reka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Ni Saduna Manzi nk'ibisanzwe muri kumbana kuri kamera za Manzi na Innocent TV. Hariho Matsiko ndetse n'ikaze. Murabibona byose ibintu birimo n'imvange, harimo Emerine, hakabamo uyu ninde? Woni murumuna wa Marie Grace. Uyu ni Matsiko. Uyu ni Matsiko. Uyu ni Matsiko sha. Ya papa we. Uyu ngose. Panashini Sadona. Ni Wasidonda. Ibisa tuve mu muhanda batatwica, tuve mu nzira. Yego. Rambika ba mu nzira bataguhanyina. Ntago byoroshye nkuko mubibona. Ntago yaba byoroshye. Hanyuma rero muri make impamvu tubabwiye gutyo turi mu rugendo nkuko muri kubibona, turi mu mihanda turi kwiruka tubisikana n'amamodoka nayo guparika biba byagoranye kubera umuhanda muto ya narrow road nkuko muri kubibona. Matsiko ndagira ngo rero tudakiye gutinda mu magambo tugiye ubu ngubu ahantu tugiye akureka tubanze tunirageze Imana kuko urugendo bugiye gukora tubanze wirageze Imana kuko hagiye abarimo imyuka mibi y'abadayimoni. Hagiye Satani aba yateze ibazi yimenetse, harimo harimo Emerine. Ntago Emerine ni Henike ni Emerine ariko ibi ngibi ahantu bigiye ntago bigiye muri komedi. Ntabwo bigiye muri komedi. Bigiye gukora ibintu, hari ibintu bizima tugiyemo. Ntago rero tugiye mu bintu by'amakomedi cyangwa ibindi bintu. Tubwire. Yego, ibyo ni ibintu byumvikana. Muri makeya tugiye gusura Bera. Yego. Tugiye gusura Bera cyangwa se nanze kubivuga rega. Nanze kuvuga ko yabanze batera Matsiko. Buriya rero bunyiciye umuti. Reka mbibibyirira. Tugiye gusura Bera tewe n'ukuntu ameze kuko murabizi kari hafi kwibaruka. Sibyo? Matsiko ransetsa gusa. Yego. Urumva no mpamvu tuvuze ati tujyane n'icyo kunywa kuko nogo twaje na mugabo ugenda ugiye kureba umuntu ngo ugende n'amaboko masa. Ibyo byari ibya kera. Ubu tugomba kugenda twikoreye tujyanye icyo kunywa. Ikindi kandi murabizi ko hano turi muri Kigali ntabwo twagiye mu cyaro, turi muri Kigali niho Bera atuye, niho Bera aba. Hanyuma Matsiko yarambwiye ati rero twe twifate tugende. Ubushize twakoranye ikiganiro avuga ko ngakunda ba diaspora ariko kakanya yaje kubitekerezaho arampamagara. Amaze kumpamagara ambwira ko tugomba kujya gusura Bera. Arambwira ati rero nubwo tugiye kumusura
nta bintu na bimwe mfite cyangwa se nta kintu mfite, kandi Bella yarandakariye bitewe n'ibintu nirirwamo byinshi cyane, nta kintu mfite, ati nta kintu wandusha, basi niyo kaba akantu gatoya kadashamaje tugende. Nabwo ni rero njyewe ubushobozi mfite napfa kubona, nabona agakaziye kamwe, nabwo ako gakaziye ni igice cya Heineken n'icya Amstel, hanyuma tukagenda tukabasura kuko ngo ni abakatolike banywa byeri. Donc ndamubaza ese umunsi nyirizina n'uwuhe, ngo ntawo nabateguje kuko iyo nza kumuteguza byari kuba ikibazo. Rero naramutungu ngomba kumutungura. Rero niba biri bugende neza simbizi, nabi bugende nabi simbizi, niba bari budukubite situbizi, ariko aka kanya Matsiko atunguye Bella, giye kumugwa gitumo, amukoreye surprise. nta bintu ikibazo cyekerega umuntu yari kubyara cyagiye kubyara, nta impamvu y'amakeke, ahubwo nta myenda dutwaye, nta bigoma dutwaye, nabyo bizaboneka kweli, ariko havuye ibi hazava n'ibigoma Matsiko cyane. Tugende tumusure, tumuganirize, twibaze, tutekereze niba azaza cyangwa se wenda muzabiganiraho ibintu bikagenda neza, cyangwa mwasubirana mukareka kurakaranya bitewe n'ibyo uri kugenda ukora. Tugende tumuganize tumenye ikijya mbere. Ndabeshya? Yego. Nicyo cyatumye rero tugenda, niho twerekeje. Ntago byoroshye, urumva ari kurangira abantu 200 ni 293 manuke no muhanda turiho, kuri umuhanda niwo turimo kugenda tugiye kwa Bella. namanuke gatoya Toyota, manuka gatoya Toyota tukubona hano kuri hepfo. So rero nkuko muri kubibona twakarenze, twabukereye. Naye ni kote ryanjye rya Manzi na Innocent TV nkuko muri kubibona, Amatsiko nawe n'agakaziye n'akabote kiwe. Iwana ariko nambaye neza, ubuze ibyo bisatsi ntabikura none. Oya ntabwo abikuraho, kereka nta kintu njyanye, cyaka nta kintu njyanye. Nabona twahageze rya sanga nanga tuzamuke nyine tujyeyo imbere, nese bindajye imbere ajya aho bangice. Ntacyo bakugiye, twari turi hafi haraterera. Oya nta kibazo mwana, ko ntari munini. Mino neza komeza imbere mwana, urumva batavugara. Komeza imbere kamerama, wihangane uze tugende gake, komanga ariko ntugapfe kwiro. ashaka kumanga aha ngaha munoze. Najyango rero njyewe n'injira nakomanga tikafa mvandushye. Yemwe muraho miro baraga neza, dore ndareba bishyira imbabura ngo abana teta ko barareba ko ndari nta nuhari. Uragenda bite? Bella yagiye akoro, Bella agira umwanda. Ntabyo kugira umwanda, agira umwako se base tuvugisha ukuri. Reba umuntu w'umukobwa yakaba afite bifuka birahaga. Urabizi neza ko anariwe hano ni kwa Bella, urabizi neza? Yego. Ese ko ari ingufuri niwe ashaka kwenda yagiye guhiga, kuko ntabwo nagize nanamuhamagara. Numva ariko ndumva twanamuhamagara wenda tukumva n'ahantu ari. Urabyumva, ndumva namuhamagara numva ahantu ari. Ese ko dukamye ikimasa? Oya ntabwo turakamye. Ibi bintu mwari mubizi mw'abantu, ukamye ikimasa mwari mubizi. Reka tumamagare Matsiko wanshutse. Oya kuko mamagare nyine umenye gahunda z'uko bimeze, anye niba yaza cyangwa se ibintu tubisubizayo. Ndukamye ikimasa, mbega igisebo mana ya turasebye, ariko ntabwo ngenda byumva. Bitanagutungwa na telefone yazimye he kare. Ibintu ni igisebo gikomeye, na telefone yazimye. Ibi bintu ni igisebo gikomeye, kandi iki gisebo sinzi ngo biraza kugenda bite. Telefone yanazimye wowe. Matsiko, hanyuma urabona harimo byeri zicuramye, izindi zicuritse, izindi zisongoye. Oya none se nimba izindi zikora akazi kwa Emerine. Nimba buze namye ndayitoye cyangwa nyimo nose mugengo ngenda ndayihamwereza isinyabupfura. Oya none se ngo nagenda nayihanywereye, nari mugenda nkwiki ihanga nywa Emerine. Oya ntabwo njya nk'inzoga, harya ntakapana n'abanyamupanaje. Oya no kugira ngo wenda batagira ngo twazizanye. Ariko ibi bintu njye ntakubeshye, ndi kubona ntazi byari byo. Ahige oya tube twinywera wenda igihe ataraza. Ese urabizi neza karibuze araza none. Matsiko, ibi bintu bibaye
kuza bavuze ngo ukomange kandi uri kubona ingufuri irahari, hariho ingufuri kiragihana nta muntu wabona. Ibintu bibonye ute cyangwa byakiriye? Yewe birambabaje cyane kuba nari mukoreye surprise. Tujye twicara. Kuba nari mukoreye surprise. Cara aho ngaho. Yego. Icare hagati yabyo ntabwo ndi byagiye. Kuba nari mukoreye surprise nkaba mubuze, nkaba nsanze ari ingufuri, nge birambabaje. Yari amaze guteka kuko ndi kubona amakara cyakamo imbere. Yari amaze guteka, byo biragaragara. Burasha ko ari yamaze kwitekera n'ubugari, wenda se wamenya. Birambabaje n'ukuntu wari ubimfashe muko ati nkange Sadunda, reka ngufashe tugende turebe Bera, turebe nuko ameze, tumushyire wenda nako kunywa, tukaba tusanze naho hari, umva nubwo byabinshimishije. Yego. Ariko ubwo mu buzima bibaho, ajya tuzongera tukajya kwenda kuba twaza tukanamureba. Ariko reka nongeye mpamagaze telefone ye ndebe ko yabize, umva hana herereye. Nasubiye ibintu turabisubiza ye koko Matsiko. Kanje mpamagare no tutagiye kubashye cyane kumva ibintu nakongera kugigirana nabyo. Izo nta modoka umuntu aba afite nta kintu. Mbone numero composé ni pasiti Thomas Vampi. Iyi hapiri ni Tariyo Mango. Telefone namba yugawe nayiriho. Ngikinga telefone namba yugawe. Ngombishare mu mudamu urimo kumbyira. Oni numero composé ni pasiti Thomas. Iyi hapiri ni Tariyo Mango. Telefone namba ngitanye kibatsa kabisa. Oya ndasebye. Igitumo yawe iragaragaye. Bera. Igitumo yawe iragaragaye. Bera. Ese wa muri aka kazu koko. Akosha ahantu habi tuvugisha ukuri. Ariko sinamurenganya. Yaje guhiga ubuzima. Mama waba mu gashamburete. Kandi Bera ari ikodeshereza. Bera ahubwo akeneye ubufasha. Ati mama waba ntago yikodeshereza. Mama waba ari ikodeshereza. Kandi nyina umenye ko yabyaye Bera, nyina ari indaya. Mama yari indaya. Yamubyaye atabiteganyije. None nawe agiye kubyara atabiteganyije. Nawe agiye kubyara atabiteganyije. Ni ikiryango. Ni ikiryango. Ako kantu ukatacereza neza. Mama wabyaye atabitekereje. Na Bera agiye kubyara atabitekereje. Ni ibihwinini byose. Batiko ujye umufasha basi kwishyura kano kazi. Abaze tuvugisha ngo ngiye mfite. Nanjye ubwanjye ndimbwa. Imbwa ifashe indi mbwa. Imbwa huhu. Ndimbwa. Ndimbwa. Ntose mvuge ngo iki ndimbwa. Ntose mvuge ngo nogo ndimbwa kandi ndimbwa mbizi. Sanzwe ndimbwa. Nabaye imbwa. Sineze kuzamugabo ndimbwa. Batiko ndashaka kukubaza ikintu kimwe. Wiseka nuko bishekeje man. Nagusuka iyi nzoga. Eso. Nawe nakumena inzoga. Murakoze. Akorerwa ngo nishyushye. Ezubungu ndagufashije ugiye kubintu. Kongera kunshinyikira. Se ni uhamagaye cyane nose. Twageze kwa Bera dusanga nabaharura urahagana yewo. Ngongo iki? Uri kuri aka kabari se? Aka kabari gakinguye kari iki cyapa? Manuka hepfo nk'intambwe nk'eshatu cyangwa enye muri umuhanda w'igitaka. Sibyo? Urumva? Njyewe ndimo kubareba, njye ndimo hano hirya kwa Bera. Wowe manuka, umva se manuka hepfo, komeza umanuka hano hepfo. Kuri icyo cyapa wakirenze? Icyo cyapa wakigezeho cya 293. Naramanutse mu muhanda w'igitaka ahubwo. Guma rero ku gipangu cya kabiri. Guma kuri icyo gipangu cya kabiri cy'akabari. Uraje umurebe narebe. Ndaje ngurebe. Sawa ndaje ngurebe. Bera dukubise swata dusanza adahari. Ntabwo byoroshye, murabibonye mwabantu mwe, ntabwo biba byoroshye n'ibitangaza namwe mwiboneye. Ubwo twemeye nyine tugiye ikibazo ngewe sinywa inzoga. Kandi ndabona wari umuzaniye amayoga, umuzaniye akayoga, amayoga kubera iki? Nagasenga. Bera nagasenga, ni umunywanzoga nka nyina. Kuko na mama we yanyweka hiye.
na Bella mutuye kugira ngo akubabarire ku nzoga. Oya nje mpamvu narinje no kumusaba imbabazi yuko namutenda mu byango nzamufasha kakuba namutenda sindamufasha kuko nta bushobozi mfite bwo kumufasha. Waruje kumufashije amayoga. None sana aya naga ari amafaranga yashowe. Twabitoraguye. Oya. None na amafaranga warimo si washoyemo amafaranga. Ndarinjye wagufashije. None se kuvuga ngo narinje kumutura nanasaba imbabazi. Wenda twari kuzana ingobyi n'utwenda tw'abana. Ibyo bizaza ko wari umfashije ibinogo birabyakunanira kubimfashamo. Agaswengenge. Ako birarahombye. Ahombye amayoga se. Ejo te mwana wa mama sha reka nongere nyisomesha. Bella nushaka ubugumya hore. Tugiye papa we igiye muri telefone ndaga. Nahira nkweye nyine. Naye bigomba kumwe. Telefone yanjye kiye mama. Hano mu nzoga mwarago. None se nkubaze. Abaretse sha. Telefone igiye igeze hano ukubise squat. Telefone nigiye kuzinywera. Baba we. Ugeze hano kwa Bella ukubise squat. Kano kanya uramubuze usanze yigendeye. Bella yagiye. Ariko kuba yagiye ntabwo byavuga ko nanjye matsiko. Nanjye ndazishoboye buriya najyaga nzinywera. Izo nzoga ndumiwe none. Amaye nkata. Baba we. Inka yanjye. Matsiko udapfa kubitwa n'inkuba. Kora mebya be. Zo inzoga zakwica mwe. Natugiye kwiyahuza. Kubitwa n'inkuba. Amasha. Uriya Bella zebyo. Ndaza gano kanya. Bella na mutima mubi Bella yigeze ati anera mu buzima bwawe. Sibyo? Kuriya kuvuga ngo Bella ngo wababaye tumusanza daha. Matsiko. Nta kibazo. Nyine nta uhari. Twakubise. Squat none ndimo kunywa amazi. Matsiko kano kanya aya mayoga tubuze icyo akora. Ubu umwanzuro wayo nayo ugiye kuyatwara mu rugo ugende yanywa. Umwanzuro fata nuko nawe uhari ntabwo nazisiga ku muryango ndazisubiza iwanjye. Buriya Bella dusanze nawe uhari. Ariko njyewe ndazisubizayo. Matsiko reka nkubwire. Ibyo kuzisubizayo bigabanye byihorere. Ikintu tugiye gukora. Bavuze ngo iki? Buretse gato. Oya no umva nkubwire. Ngo dupfa ngo nkunda guse. Umva nkubwire. Umva nyine nkubwire ikintu kiri. Anyoko. Kigwari gito. Wanjegera wo. Umva nkubwire. Matsiko buretse mwana. Nyine buretse nkubwire. Nasugiye kunsinda. Ndazisubizayo. Manyo. Kigwari gikira kuntera amayoga. Reka nje. Wareka nkazisubiza. Matsiko buretse. Nje ndazisubizayo. Subiza yibi. Rekura waziguze. Nyine waziguze. Nazo naguze ariko Bella naho hari. Nayo amayoga mwana. Ndakwereka. Uyu kiri kumera abana amayoga ubo wumva ubisereye. Rekura hanjye nuba. Matsiko. Reko ndavuze ngo tubaneseriye. Ndakubyereka. Ya nukureka nkubwira abantu bandika muri comment ngo sinze kurwana ariko ngiye kubikwereka. Ndagukoma. Ndakumenaho hari amazi. Tuje kugira gute? Kureba Bella. Turamubonye se? Namubuze. Izi sinjye waziguze? Yego. Ntazo nkuhereza. Wamaye nyegende. Ntazo nkuhereza. Shaka amahoro. Ntazo nkuhereza. We nturahemebeka hambere. Reka ndakugende. Waretse ntazo nkuha. Afubambare man. Ntazo twara. Nokuri nazo twara. Waretse nazo twara. None urashaka kuzinywana na Bella. Indusu zinywana na Bella. Shaka kuzinywana na Bella. Izina rya Yesu. Bella ndamuzi jewe. Nyine reka nzijyane rero. Shikurye kiba kimene amayoga. Uzi ko ngiye nkwa amayoga wagicuta. Rekura. Shira hasi bido y'abandi. Waretse. Nyine shira hasi bido y'abandi. Nashize hasi. Matwi yanjye kiriyuzuje amayoga kirayazibije. Waretse. Waretse ngasubirayo. Usubira he? Urasubirayo gusubirayo ariko zinaza. Wamaye amahoro. Niba nakuguriye inuzu ugomba kuza witwaje hano. Ndakubwiye ngo please. Please. Nazi kwakizaho bikakurenga. Wareka. Nyegendera nasubizeyo inzoga. Zikajya iwanjye. Ntabyo ndetse. Ushaka gukubita. Matsiko rambika hasi aho. Ndagukoma. Nazo ndetse.
ntazo ndetse oya se kandi utamena amazi ntabwo nzi niba ari n'amazi ari n'inkari za bebe ariko uramenwaho inkari z'umugore utwite wumva ukuntu zimera oya zomura umubiri ibihushi oya nyine bishyire hasi reka nyine mbirware ngazi zirambike hasi nanjye nabishyize hasi inzoga warembuye mama ndakuhagira kandi ndarahiye umwana w'igitaramu umwana w'umusinga akase ndarahiye dore ko niko bafasha abantu bize reka nigendere uri seriye wareka nigendere mbadashamba ndayagusuka waretse matsiko waretse arubwo urapfa wishwe n'inkari z'umugore utwite kiri kumwe nanjye turi guhangana turwana nk'uwo wumva bimeze bite nakubwiye ngo kuba ubyimbye ntabwo ari kuvuga kundusha imbaraga gatoya kagize ute karekare ku manyoka tangiye kuvuga kamerama matsiko kigoryo matsiko kumanyo kamerama nagiye no nzishubijeyo kirirutse matsiko kigoryo kamerama ngo natwe ibintu ndabikemura ntira kirazirukankanye mwana nsigaranye ibiyoga n'ibicupa n'ibivide n'ibiki byose mu ntoki inzara cyazikuyemo byakomeye nk'uko mubibonye rero amatwi cyayazibije kinyuhagiye amayoga kigize gute imirwano ibaye murayibonye hako byoroshye uba amayoga ahise ahura ahise kujya gusura umuntu no gutwara ibyo dutwaye bise bivamo intambara n'ibibazo n'ibigeragezo nk'uko tubibonye ariko nge ntago ndi bwicare ntago ngiye kukirukaho ngiye kumwirukaho matsiko uko biri kose ndamenya aho ibi bintu bigiye kurangirira ibaze nawe nk'umuntu uguze ibyo ugura ugiye kumusurira umuntu ngo biyunge bigende gute ibibaye murabibonye imirwano ivutse murayiboneye ariko nta kibazo ndamugendaho nk'uko mubibonye ntago ndi butuze komeza kumugendaho kugira ngo menye ahantu iriya kazi ayitwaye nta kindi nashakaga sinashaka kuyisubirana mu rugo sinywa inzoga sinashaka kugira gute ahubwo ngiye nashaka kumenya ese iyi kazi ye matsiko ayijyanye he agiye kuyikoresha iki uko biri kose rero kuko ibyo twari dupanze kuyikoresha ntago ari byo tuyikoresheje rero ngiye kumenya matsiko iriya kazi ye yagiye kuyikoresha iki bigiye kugenda bite mumbare mugendane nanjye kandi munkorere share kubakoze subscribe mu batarakoze subscribe munkorere subscribe ndetse n'amakomenti tumenye icyo duhindura n'icyo dukomeza Mr. Dondamanzi ndabakunda.